Champions League twagiye tuca ku ruhande tuyinjiremo neza cyane Axel mu ijoro ryakeye nyine twabonye umukino huje Paris Saint-Germain n'ikipe ya Bayern Munich ariko ibyo abantu benshi bari biteze nagaro byabaye ntago ari byo byabaye cyagombaga gukomeza uyu mukino wari umukino ubanza mu by'ukuri umukino ubanza wari warangiye ari ibitego 5 bya equipe ya Paris Saint-Germain kuri 4 bya equipe ya Bayern Munich. Icyo gihe bari mu gihugu cy'Ubufaransa ariko bari baje bari mu gihugu cy'Ubudage. Equipe ya Bayern yakiriye nyine kuri stade ya Allianz yakumutuku rwose abadage bakane stade bayifunitse bayuzuye no hejuru bavuga bati umufaransa byanze bikunze ntago aducika. Byaje kurangira rero ari igitego 1-1 ku munota wa 3 wonyine yitwa Ousmane Dembele kuri passe ya Kvaratskhelia ku munota wa 3 passe nza cyane adahagaritse ahita nawe atera ishoti riremere cyane ashyira mu izamu kimwe cya Paris Saint-Germain kiba kiranyoye. Hanyuma rero equipe ya Bayern yategereje iminota y'inyongera rwose wo bita Harry Edward Kane aterekamo igitego cyo kwishyura 1-1 nyuma y'akazi gakomeye cyane kare gakozwe na Alphonso Davies 1-1 ariko biza kurangira nyine equipe ya Paris Saint-Germain ubwo birumvikana kuri aggregate ikomeje ku bitego 6-5 ita ikatisha itike yo kuzerekeza ku mukino wa nyuma cyangwa se kuri final izabera i Budapest ku itariki 30 bizaba ari saa 12 za Budapest arizo za Kigali saa 12. Paris Saint-Germain yerekeza ku mukino wa nyuma ari na ifite igikombe giheruka. Abakunzi ba Arsenal baravuga bati bamwe baravuga bati niyo twashakaga ntabwo twashakaga umudage abandi baravuga bati twashakaga umudage ni mubi cyane guhura na Luis Enrique uriya mugabo ni mubi cyane ariko abandi basesenguzi bakavuga bati twashakaga Paris Saint-Germain kugira ngo aba batoza bombi b'abakatalan haba Luis Enrique na Arteta abana ba Barca bakuriye mu mupira muri Espagne muri Catalonia hariya babyirutse barezwa na Cruyff batera umupira mwiza bati tugiye kubona finale y'amateka. Rigani nananye Axel mubaza ni mubwira nti ibyo abenshi ku isi bari biteze sibyo babonye mu mukino warayihuje ya equipe yombi ariko ndagira ngo utwinjize noneho tactically na technically mu mikinire yarayiranze uyu mukino duherewe naho nko kuri Bayern Munich yari mu rugo cyangwa se niyo hera kuri Paris Saint-Germain ariko tactically amakipe yari yapanze iki igitekerezo cyari ikihe kubera iki twari kwiteze kubona ibitego kubera iki twari kwiteze kubona umukino ugenda wihuta nkuko twabonye uw'Paris ariko bikarangira bibaye gusa nkaho harimo kudefandana harimo kwigana cyane. Ikintu cya mbere cyatumye match isa nifunguye cyane nako nifunga cyane bitandukanye n'iya mbere yari ifunguye cyane byaturutse ku bitego byabonetse muri match ibanza ibitego 5-4 byanze bikunze kwaro gusatirana guhambaye ibyo rero abatoza byanze bikunze bagomba gushaka igisubizo muri match retour. Nta muntu akomeza kwishimira ko amakipe akomeza ikipe ikomeza kurangaza cyane inyuma uko biri kose yaba Bayern ndetse na Paris Saint-Germain buri wese yarafite uburyo bwo kuvuga ngo mu gihe namutanga igitego cyase namutsinda ndaza gukoresha ubuhe buryo noneho butuma inzira zatumye ibitego birumbuka kuri match banza zifunga ku ruhande rwe kugira ngo ntaza kwisanga ninjijwe byinshi kuko twari twarabisuzumye bushize Paris Saint-Germain yagomba gukora ibishoboka byose iri mu rwigatsinda match hanyuma Bayern ikabigendera kuri gahunda yabo bita ngo ni high risk high reward bagafungura cyane kugira ngo nabo babone ibitego byinshi bizara yuko bafunguye cyane ari nabwo babone ibitego byinshi. Ubwo rero ibyo Bayern yo yumvaga igomba kubikora n'ubundi bya high risk high reward igafungura cyane kuko niyo yatsinzwe niyo yari iri muri position yo gusezererwa. Hanyuma Paris Saint-Germain yo ikaza kurwana rero no kuvuga ngo ni gute dushobora kujera cyangwa se kurinda match twatsinze ya mbere ibintu bikagenda neza tukaza kwikarifia. Paris Saint-Germain mu byukuri yagize ikibazo gikomeye cyane mu gikombe cy'isi cy'amaklebe cyo gutsindwa ibitego 3-0 na Chelsea cyaturutse ku gufungura n'ubundi yumva yuko ari ikipe yamaze kudomina amakipe yo ku mugabane w'Uburayi yose nyuma ko yari yaragiye yatsinda cyane. Luis Enrique aho hantu ngo yahakuye isomo rikomeye cyane
yaricaye aravuga ati nkwiye gutangira gutekereza nanone mu mikinire yanjye uburyo ngomba gutangira gushyiramo ikintu cyo kwiga kudefanda amakipe duhanganye mu gihe bigaragara yuko ashobora kuba ari dangerous mu bijyanye n'ubusatirizi bwayo, ko yari yabonye ubusatirizi bwa Chelsea ko yafunguye nabwo bukaza kumudomina cyane, ndavuga mu gikombe cy'isi cy'amakrebe. Icyo gihe yari ari no tekereza niba iyi kipe ya Paris Saint-Germain bari bugumane kubera yuko harimo utuntu nyuma yo gutwara igikombe batari bari kwemeranyaho, abakinnyi nka ba Donnarumma n'abandi, hari n'amakipe yatangiye kugaragaza interest amushaka, ariko baza kumvikana yuko bamukipinga. Now ijoro ryakeye rero yafashe umwanzuro ukomeye wo guhagarika ikipe ye, ayibuza neza burundu kuba yasatira cyane, ariko aza gucungira ku buryo bwa counter attack. Ikintu cya mbere, counter attack ni ikintu gikomeye cyane mu mupira w'amaguru kubera yuko gituma uwo mukina yumva we afunguriwe cyangwa yemerewe kugumana baro cyane. Icyo rero gituma wowe uyifite ukomeza gushaka uburyo bwo kubona ama espace yo kugira ngo usatire, kugira ngo ubone ama espace bigusaba kohereza abakinnyi benshi imbere, kugira ngo wohereze abakinnyi benshi imbere bituma inyuma yawe hasigara hari intege nke. Ubwo buryo nibwo Bayern yatangiranye ivuga ngo tugomba gutangira dusatira dushaka cya gitego kigomba gutuma biba 5-5 match gate igenda neza. Now icyabaye ni kirero, umutoza we yabwiye abakinnyi bati mu gihe baza kuba bafungura bashaka igitego, twebwe dufunge, tugiye kujya ubwo mu ma filozofi imitoreze ye, hanyuma tuze gucungana na ya espace basize inyuma kuko bazamutse ari benshi. Hanyuma ubundi Bayern yakenaga 2-2-6 2-2-6, no kuvuga ngo 2 inyuma 2 hagati 6 basatira igihe ifite umupira, byumvikane neza. Ubwo turi muri animation, ntago turi muri bya bindi byitwa formation. Formation bavuga ngo 4-3-3, ibyo ni iby'abantu nyine bahagaze mu kibuga bisanzwe. Ariko iyo Bayern yabaga igiye no mu cyo bita offensive animation ifasha umupira, 2 basigaraga inyuma, 2 bakaba bari hagati, 6 bagahura muri zone y'ikibuga cy'ikipe bahanganye basatira. Ku muvuduko rero w'abakinnyi nka ba Varaskelia, abantu banarekomanda Arsenal kuzarwana no kumuhagarika, ntago cyari ikintu cyari kwihanganira. Kukwihuta na dribble z'umwana yitwa Desire Doué ntabwo cyari ikintu cyo kwihanganirwa. Abo bavuga ati umuntu witwa Olise ntari butuma umukinnyi witwa Nuno Mendes azamuka. Nawe nkuko byanagenze, nawe rwose akavuga Enrique ati nta kibazo, muravuga ko urwo ruhande rwanjye rudakora, kwa yuko umudefenseur ahagaze. Yego bati Hakimi wari threat nanone nawe ntiyakinnye kwera imvune. Zaire Emery ntago ari buze kuba ari danger nkuko byari kumera kuri Hakimi, akavuga ati urwo ruhande narwo ntago ruzamuka cyane. Ubwo ni kuri company. Enrique akamwe twabitekereje rwose, ntago wibeshye nibyo pe. Enrique aravuga ati nge ndaba mfite Olise, mfite na Diaz, baza kuba biprojecta kuri zo mpande, byanze bikunze ndaba mbamenasa cyane baro zinjira ari nyinshi. In other words, muguma imbere. Kuguma imbere etegare ko bakinnyi 2 na 3 babazanira baro. That's the logic. Siko bimeze se. Muguma aho ngaho mufixe 2 na 3 babo mubegere kugira ngo tuze kubatsinda ibitego. Ariko mfite Stanisic na Konrad Laimer barabasunikira imipira, barayibazanira, barayibasangisha. Okay. None se we watekereje ko aho Konrad Laimer azajya ava cyangwa umuntu yitwa Stanisic azajya ava, nanjye mfite Desire Doué n'umuntu yitwa Varaskelia, kabone nubwo waba wibwira yuko ubu defense yanjye wenda iri buze kuba yoroshye, watekereje ku busatirizi bwanjye, icyo cyari ikibazo. Icyo rero yabanje gukora we niki, yavuze ati baraza bafungura, nibafungura muhite mukora counter. Ni nacyo bakoze, ikipe yabasatiriye, njyaho mwabonye igitego mwese cya mbere, ikibasatira bayambura umupira, baba barawugarukanye, baba bohereje kwa Varaskelia, ahita dribble abasiza abantu, agarura baro muri box yayikandagiyemo inyuma gutya gatoya, inyuma imbere gato ya penalty. Dembele arahagaze wenyine, ishot abashyize mu izamu. Ishot yarisizemo harimo n'abandi bakinnyi benshi ba Bayern, baba defenseur, harimo n'abakinnyi benshi ba Paris Saint-Germain bari bamaze kugera mu izamu. Paris Saint-Germain ku kirere ikina gutyo. Paris Saint-Germain twarabiganiye ikintu cyitwa relationism,
twebwe dukina bijyanye n'aho baro iri bari mu kibuga cyacu yego twese turagenda tudefande barigeze mu kibuga cyabo turasohoka turi benshi tugende tujye gusatira relation naho baro iri relation naho mugenzi wanjye ari relation naho ngeze icyo ngomba gukora mu gihe hariho ndi urugero niba nsigaye ndi umukinnyi w'imbere ariko ndi muri defense ndisanisha n'icyo mu defenseur akora iyo ari muri uwo mwanya niba barizamutse nkaba mbona ko bagenzi banjye ari batatu relation yanjye na baro nuko ngomba kujya kubatiza umunini kugira ngo dukeresire nombre nkagenda nyine nkajya mu kibuga cya Bayern kugira ngo tujye gutsinda niba abakinnyi ba Bayern bari kuzamuka ari benshi ndi Dembele relation yanjye nk'umukinnyi w'imbere ni naho bariri nicyo ngomba gukora nukujya gusubira inyuma nkajya kudefanda icyo rero yababwire niki yabwiye ati ikipe ikintu cya mbere mbemereye Enrique yababwira mugira ikintu cyitwa kudakora ikosa ryo gutinya kuyicenga muyicenge pe yatanze ikintu cyitwa itegeko ryo kudiribra iri joro yabwiye Varaskelia abwira umuntu yitwa Desire Doué mucenge mukoreshe skills zanyu uzi impamvu yabyemeraga yarabizi neza ko akenshi baragenda bisanga mu situation ya one on one kuko ikipe yatsinzwe igomba byanze bikunze guseda 7-11 igasiga 2-3 kuri CBS yanabivuze by the way bamubaza Enrique aravuga ngo ikintu cyitwa one on one hagati ya Mendes na Olize twari tukiteze kandi twari tukiteguye byagombaga kubaho naje mbisi yego abisubitsiye rero yego urumva niba bari babizi nyine ko no Mendes ari buze kuguma inyuma bari banabizi yuko nyine ubwo nta mpamvu yo kuza kugaruka kwa Olize baravuga ati rero mu gihe turi buze twe kubona umupira kuri yo couloir nyine Varaskelia ufite umuntu dribra mu bacenge mu making sure yuko mubinjiramo icya kabiri impande zanjye niba ziri kugerageza gucreate espace muri uko gucenga n'ibindi turagerageza turwane no gukora ikintu cyitwa ama deep plans ni ukwirinda ko ikipe yinjira mu izamu ryanyu ngo muze kwidefendera muri box ni ukugerageza deep ubwo sinko ikintu yo muri foot ubundi nimo hagati akenshi iyo turi kuvuga deep defending ni iki nyine ntago ari ukudefendera nyine mu izamu ryacu no kudefendera nyine nko mu gice cyo hagati icyo muri bukore ni ukuvuga ngo kwiruka cyane bariri hagati mu kibuga kwiruka bimara iki cyangwa se ijambo abanyamupira bakunda kumva kubera bakanamugera Louise bize mu gifaransa n'abatoza bigishije babigishije mu gifaransa natwe batwigisha muri sanse batwigisha mu gifaransa ibyo warubizi lisansi mu Rwanda zigwa mu gifaransa none se ko babize imbere bize mu gifaransa n'abafana mu gifaransa nyine barutsindura bize mu gifaransa akabari kanamugire akasabize mu gifaransa akasabize mu gifaransa ibyo babyita gukurisa bo rero ntago bavuga ngo ni deep plans baravuga ati rero mu gukurisa kwanyu muri mediane make sure yuko mugomba kudahagarara ngo muze ko espace yo kwinjiza imipira myinshi imbere buri ibintu byinshi twagiye tubona mu situation yagiye wenda agaragara usibye uruhande rwa derangije rw'umuntu witwa Diaz Olise we nta bintu igeza cyane mu ijoro ryakeye ni ukubera iki Olise byamugoraga rero Olise kubera ko bamuhaye Nuno Mendes umufite utari kumuva iruhande buri ikibazo ntago ari baro Olise yabonaga nta hantu yaziboneraga no ngo hari abawinga bakina umupira bakaba ari abantu bakora icyo bita to hug the touchline cyangwa se guhaginga uyu murongo barengurireho cyangwa se hano ubahaba begereye nyine abatoza urabona uno murongo wo kurengura uyu murongo nyine musifuzi wa mbere yitamara bare cyangwa kabiri ikintu bamwimaga rero ni ukumwima baro zinjira muri box kuvuga ngo baracenga abamediateri ba Bayani noneho base naho bakuye baro kuri uwo murongo wo kurenguriraho noneho bo batanga icyo twita through pass zimwinjiza muri box uribuka ko twigeze kwigana hano n'abantu bacu ikintu cyitwa kudefanda ko tudefanda igori izamu abantu barabyibuka ko turinda hari ya gardia bari niho turinda ko umuntu ahatumbera nga harebe wabonye ko no mwijoro rya cyari cyo babimaga cyane kuko Ken yagerageje kubikora nabwo match isa nirangiye bagombora naho icyo bamukoraga niki is to no gutuma staying away nizamu bakamushyira kure niki cyatumaga bigenda gutyo kubera yuko bari gukurisa cyane bafunga espace zo hagati twumvikanye ku ijambo ryitwa deep plan kwiruka cyane hagati tugafunga espace ikipe bayorientaga gushyira baro ku ruhande
niba ubyumva ko nakoze nyine bloke hagati turi kwiruka cyane ewan Vitinha ari mu kazi aho Neves ari mu kazi uyu nguyu Ruiz ari mu kazi ba Dembele bagarutse bari mu kazi Mediane bahadadiye nta hantu nyura Ruiz yari yagarutse ba Ruiz bari Fabian Ruiz ubwo na central defense Marquinhos bagize match nziza na Paco nabo babanye ntibagwereza umwanya wo guhumeka icyo wokora bakutegeka koreanta baro zawe mu mpande kwa Olise ariko ku murongo cyangwa kwa Diaz ku murongo ibyo rero niba ubikoze gutyo turi kuguhungisha izamu wakina imyaka itabaho iyi kipe Korean ibyo ni ibintu abatoza bose ni isomo abantu bakunda kwiga muri tactique muri iyo bigisha ku defend babyigisha muri mu mari sanse ni bakirasa n'abarutsindo barakubwira ngo ikintu gikomeye mu mupira ni ugutuma ikipe itareba mu izamu kutareba mu izamu ni iki ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukurirebeshamo amaso ni ukugeza bara ahantu umuntu yayitera mu izamu dore rero ikintu bakoraga wewe uravuga ati Bayani yakinnye umupira mwinshi nta mupira Bayani yakinnye nta mupira mu gihe utari kugera ahantu ugomba gushyirira umupira mu izamu cyane siko riga nkufashe gatoya muri statistique uzi ko Bayani yateye corner imwe mu mukino Paris Saint-Germain yateye corner 8 Bayani yateye kona imwe nabwo yaje ku munota 73 za mpande za Bayani abantu batinya bavuga ngo yaje ngo Diaz ngo arahari ngo Olise ngo baje corner imwe muri match ya 95 Nibyo nashaka kubaza kwizigira ko Hakimi yavunitse ari we wari danje kuri umukino ubanza ko Mendes yasubiraga inyuma nkuko Rigani yabisobanuye kugeza aho umutoza avuga yuko ngo akimara kubona ikarita y'umuhondo nabwiye Ruiz ngo please gerageza umufashe batamuhinde kuki izi mpande za Bayani zitakoza akazi zagomba gukora Rigani yabisobanuye neza icyo kibazo mbajije ni cyiza Rigani yabisobanuye neza n'abantu bakurikiye umukino twese twabibonye ikipe ya Paris Saint-Germain yatunguye abantu benshi twese twari tuyize nk'ikipe iri offensive twese twari tuyize nk'ikipe igomba kuza ije kwataka igafungura umukino ni nayo mpamvu abantu twese twe-expectingaga ko n'iyi match iribuze kubonekamo ibitego byinshi ariko icyatumye icyo kibazo kitagaragara nuko abakinnyi basanzwe ari aba halfback b'ikipe ya Paris Saint-Germain ntago bari bafite za nshingano zo gusupplying imipira nyinshi muri atake yabo ntago bari bafite za nshingano zabo zo kuzamukana imipira ngo bayigeze mu kibuga cya adversaire baye batanga amakross cyangwa n'ibindi ngo inshingano zabo bose bari bafite zari zo gusitinga bakarindira ikipe ya Bayern ubundi bagacungana nayo uvuga ngo ari Zaire Emery yaba ari Nuno Mendes ntabwo bari bafite inshingano muri uyu mugoro zo kuza gufasha ikipe mu buryo buri offensive bari bafite inshingano zo gufasha ikipe mu buryo buri defensive kandi iyo defensive compactness yari mu ikipe ya Bayern niyo yatumaga n'ubundi ibyo company yari yateguye bitari buze kugerwaho kubera ko imipira bakiraga bose abawinga ba Bayern Munich basangaga n'ubundi ba Emery bafunze bagasanga Nuno Mendes yafunze bagasanga defense iri compact noneho bigahita bislowinga tempo yabo uvuga ngo uburyo bw'imikinire bimwe twari tuzi ngo baraza gushamburiya n'umufana mwinshi wari bari inyuma abasunika byahitaga bigabanya tempo uwo bita Olise yafataga umupira agahita abona imbere yari abakinnyi batatu byibuze akavuga n'intera imino y'uguye aba babiri bari imbere yanjye bo ndaza kubacika gute bigahita bituma agahita slowing down umupira akongera akawugarura umva kano kantu ukuntu kabisamarayizinga neza wenda iki kibazo wari tubaje na kwizigira ikintu cyoroha tukajyanemo mu cyongereza neza na kwizigira cyangwa rugangura kugira ngo abantu bakumve neza uko isi y'abasesenguzi kabona barakubwira ngo in tactics ubwo ni football buryo bw'amayeri y'umupira y'umukino yego man marking bayita omaobe muri basketball cyangwa se uburyo bwo gufata umuntu umuhagararanye umuntu ku mukino doesn't always work ntabwo buri gihe bikora ubyumve neza uvuga ngo ndi adversaire kanaka ntabwo buri gihe bikora yego but positions ledry did ariko kugira guhagarara neza mu kibuga byo birabikora birakunda umva ukuntu bikora rero uruvuyanga ari byo twari turi kuvuga birakoreka byo birakoreka it means
urumva in midfield hagati mu kibuga positions uburyo abakinnyi bahagaze doesn't really exist. ntabwo nta muntu uba ufite umwanya we position yanjye ngo ni sisi ni disi ntabwo bibaho in other words ni cya kintu cyitwa relations disanisha naho bariri naho mugenzi wanjye ari ni ukuvuga ngo Dembele wa defanda nkuko na Varskere ya defanda aho nkuko na Marquinhos ya defanda wibuka ahantu bavuze hehe in midfield kubera ko niho bafunga kugira ngo batagufasha kubona izamu. Dukomeze imbere rero wumva ikintu gihita kiba, so you direct your opponent. ngo uwo muhanganye ni wowe usa nkaho umugenera ibyo agomba gukora and you drag him ukamuyobora ahantu into the uncomfortable situations, ukamushyira mu kintu kitaza kumworoye atarabasha kwinyegambura. Nibiriya rero byo kureka Olise bakamupasiriza ku murongo urengura nese ujyane nuko Orienta Diaz firiya ku mirongo kuri touchline hano barengurira ujyane nusohoka ucenze Zaire Emery yakoze couverture Marquinhos arahari nusohoka Urorisi ucenze Nuno Mendes pako yakoze couverture twagiye tubibona kenshi. Icyo gihe ni nako Vitinha cyangwa se aka kajene kandi k'akanyaportugal ka Wow nako kamaze kujya mu mugongo w'umusenta back we akabaye. In other words dukora rotation ku myanya bijyanye naho bariri, ariko icyo tumaintaining ibintu nuze eshatu mu mupira principe ya gatatu mu Rwanda bakunze kuvuga iya kabiri, ariko ni nyine y'abantu rubanda rwose biyizi. Imwe yo kuvuga ngo ndakina ngo nkuraho baro ubundi ngo arajya muri duel, nta diba yuzuye defense. Ubundi ni defense igomba kurimo intuza kushe eshatu cyangwa ibice bitatu. Ni fixer wa porter di baro, ninde wafixaga umuntu yitwa Olise, ntugomba kumufata n'umundi ari we Nuno Mendes, ariko ngicyo nkora nuko umufixa. Niyo mpamvu abanaga baha Olise baro ukabona ni uri kusa n'umwegera, ariko inyuma bagafite izindi kushe ebyiri. ukiri kuri Nuno Mendes, abafana ba Arsenal bamuhaye jaune ngo mana ngo nyagasani harandi hantu yakubise umuntu ibyo kubigeraho nabyo bintu ngo ibyo bintu ngo bamuhindi ngo yarayikwiriye turabigeraho ngo kugira ngo atazakina ngo match ngo na campaign abonye aricyo yavuze muri press conference. Turabigeraho ibyo misifu n'inzozi sha. Uwa mbere urumva ko ari umuntu ufix porter di baro, umuntu ufata umuntu ufite umupira nyine usohoka akamwegera kugira kameme ngo amujene. Uwa kabiri nukora icyo bita gukuvura espace. Espace ni iyi, urumva niba bahaye Olise baro ari hariya Rugangura ari bandi Nuno Mendes niza nkajya kwegera Rugangura sibyo, cyangwa se akaba ari kuza nsatira wumve ko inyuma yanjye harimo umwanya nyine ashaka gushyiramo baro sibyo se. Uwo mwanya ari bushyiramo baro harimo ibice bibiri, hari umuntu ashobora guhereza baro, hari n'umwanya ashobora kwipasamo kugucenga agasanga umupira akasanga umupira imbere, cyangwa se ashobora gupasa mugenzi we uri imbere kubera ko havuye. Wabyumvise? Umukinnyi rero wa kabiri abantu mu Rwanda bamenyerewe ukuvura espace ngo hahandi ngo avuye cyangwa ngo ahantu ngo hasigaye ngo ndahita nsigara ngo baro nyikure hari couverture. Hari ikintu tujya twibagirwa mu Rwanda rero, ari nacyo Paris Saint-Germain ikora neza, iri gukurisa, ari byo twavuze ko nta guhagarara bagira. Ni umwanya wo kureba uwo bita ushobora guhabwa the next pass. Uri kumva? Ni ikintu cy'ingenzi. Ntabwo igikomeye ari ukuvuga ngo hari buce gusa niho dukuvura, hari n'ugomba kuba yahabwa the next pass. Ubwo urumva bagiye kuba abantu batatu bagomba kuba bari mu kudefanda access. Ufite umupira ndamwegera, ubwo ni umuntu wa mbere ugiye kudefanda, ahashaka gushyira uwo mupira hari ugomba kuba hari. Ubwo ni kwa kundi navuze ngo wasangaga Pako yaje gufasha Nuno Mendes. Nuno Mendes agiye gufixa porter di baro, ariko inyuma y'ahantu porter di baro yayishyira hahagaze umuntu, ariko se mu gihe yayi undi mukinnyi wa Bayern biragenda gute? Mutari movement ntabwo muza ngo muhagarike bahari Ken badasingira baro neza. Niyo mpamvu wasangaga rero iteka ryose ikibazo cyari gihari
nuko iteka abakinnyi ba Bayern bavaga mu myanya yabo kugira ngo baze kurwana n'icyo kintu cy'ikibloke. Wasangaga hari Kane yadropinze, Dipa nawe yagarutse hagati cyane kugira ngo abashe gusohora imipira, ariko ikibazo kikaba kimwe. Ukiva ku icyenda we hari Edward Kane. Foraz biroroshye kuko 7 na 11 wawe bahejeje imana. Turi kubona ko nta kintu na kimwe kiri hano cya danger muri central defense yacu. In other words, icyo turi bukore rero biratworera kujya gukora couverture, ariko n'iki kigarura Kane hagati, icyo nicyo giteye inkeke, nicyo gituma Kane atumwanya akagaruka hagati. Nuko iyo block iri muri mediane ya Paris Saint-Germain yatumye umuntu witwa Pavlovic, Kimmich ndetse n'umuntu witwa Musiala batabasha kwitsinda iyo battle yo hagati. None ukisanga ngoma kuza gutanga icyo bita support muri mediane, ariko ukabutaye attack wata attack, none bigatuma aba center back babo bashobora kwiprojecta mu kujya gufasha aho muri bwone yantebaro. Umva Kane naza muri mediane, unyumve neza tugasoza, ntago yajugunya baro ku icyenda kandi yahavuye, arayijugunyaho success ntago ayishyira. Birasobanura yuko agomba kwisohorera mu mpande. Arayisohorera kwande kuri Olise cyangwa kwa Diaz wenda yacenga Zaire Emery, ariko Zaire Emery arasanga ari couverture y'umuntu wenda ya kapitani Marquinhos, ariko Marquinhos we bamuciyeho wa Kane rero wenda wamaze kugera muri box, arasanga baba mediateri basubiye inyuma kujya gukina muri central defense. Icyo nicyo bita relationism, utagira umwanya. Birumvikanye. Urakoze cyane. Tujya ku kibazo cy'imisifurire kikomwe n'Abadage, nabonaga uwo bita Ian Robben Axel yicaranye n'ahandi. Robben ari kumwe na Bastian Schweinsteiger. N'aba legend ba Bayern bakomeye cyane, bari kuvuga batari ko aka gasaza kitwa Peneiro k'akanya Portugal kari gusifura ibiki, bumvaga bagafata mu ngoto bagakanda. Hanyuma Rigan Vincent Kompany yavuze ngo Champions League officiating has been unacceptable in recent seasons. Ati kun misifure muri Champions League ari imeze ni ibintu bidashobora kwihanganwa cyangwa kwemera uko byakozwe isezo. It feels like matches are decided by the referees before a ball has even been kicked. Ati birasa naho match basifuza ari bo baba bayirangije na mbere yuko rwose umupira utangira. Tujye muri scenario zabereye mu kibuga. Iya mbere yari karite mondo Axel yakomojeho ya Nuno Mendes yabanje n'ubundi guhirika Olise muhirikira kuri umurongo wasenguraga bamuha umuhondo. Ya kabiri yo ndaza kwisesengura yo ndayifite. Ya kabiri rero abafana ba Bayern Abadage bose bamusabiye niyo yafashe umupira gutya mu kubita ku kiganza. Batieri second yellow card agasoka mu kibuga, umwana wacuriza akabona uburyo noneho yidagado kwizigira. Mugire cyo mu biganiro kwizigira. Ya Nuno Mendes ndetse n'umupira bakoze amategeko yitwa handball. The laws of football ako ntubihuze na penalty. Utahuza penalty na ntuzi. Oya njye navuze ya kabiri ya penalty niyo mfite itegeko ya handball. Oya iya kabiri iyo niyo ya mbere yo mu kibuga fata ya Nuno Mendes. Njye nafata ya Neves. Reka dufate iya Nuno Mendes roroshye. Abantu batagendera muri santima n'ikigare ngo bibe. Nuno Mendes umupira ukoze no kuboko, isi yose yabibonye, nabibonye, wabibonye, n'uwarebe bino tabyo umupira kuri radio yabibonye babivuga ko umupira awukoze no kuboko. Nibyo rwose kandi yarafite undi muhondo. Yego ubwo umuntu ahita avuga ati automatique agomba guhita azamurwa undi muhondo ikaye 200 igahita ibikarita y'umutuku. Dukunda kubwira abantu ikintu, umupira uko wubakitse amategeko banditse ni 17, ariko basiga itegeko rimwe ritanditse ariko babwira abasifuzi ryo gukoresha inyurabwenge, common sense, gushyira mu gaciro, kwanaliza scenario nk'umuntu apana nk'irobo. Ari ibyo football ni yasifurwa n'abasifuzi b'abantu, yasifurwa n'irobo. Hari ibintu baretse amaruba akazajya afata ibyemezo nka goal line, hari ntacyo kubaza. Niba umupira warenze umurongo ni igitego. Ibyo ngibyo murabizi ko ari amanuza bigena ibintu bya technology. Ariko uramutse ubwiye irobo cyangwa ibintu bya technology Axel ati umuntu azajya akora umupira cyangwa umupira ugera ku kuboko k'umuntu
ujye ufite ikintu gisikana gita cyerekana koko ari igice cy'ukuboko ujye utanga ikarita twazajya tuva mu kibuga abakinnyi 50 bahawe ngo 50 hazajya hakina abantu 100 abantu bazajya bashira mu kibuga bahabwa amakarita atukura ikintu cyitwa common sense ni ikikubwira ngo igihano kikwiye kuba kingana n'ikosa ryakozwe Merlin nicyo ngicyo nyine gusifura bimaze ni uguhana ugatanga igihano kingana n'ikosa ryakozwe niyo mpamvu iyo umuntu akandagiye undi mu buryo bwa open boot bamuha ikarita y'umutuku ariko bakamuherekeresha n'ibindi bihano wenda inyuma akaba suspended match zingahe bijyanye n'ukuntu yari haje n'ibiki twese natujya tubibona kwizigira ariko hari undi muntu uhabwa umutuku agasiba match imwe akagaruka biterwa na aggressivité n'ingano y'ikosa niyo hazamo ibindi bihano byisumbuyeho ute rero byagenze gute hariye wowe clear scenario ubishyire mu bwenge bwawe turi mu minota 30 nayo umukino wikwita ngo Bayern iri mu rugo wikwita ngo urayifana wikwita ngo uri gupeza ipari yawe wowe ambara umwambaro w'umucamanza utabogama umusifuzi ni umucamanza bari muri metero 35 cyangwa 40 uvuye ku izamu rya Paris Saint-Germain huzuye abakinnyi ba Paris Saint-Germain inyuma ya Nuno Mendes huzuye n'abakinnyi ba Bayern imbere n'inyuma ya Nuno Mendes in other words ikibuga ahantu bariri hari abakinnyi batari munsi ya 6 muri iyo zone bari ku murongo urengurirwaho umuntu aje gufixa le porte de ballon aje gusanga umuntu ufite umupira muri kwakuza ntabwo ari buza amaboko asobetse inyuma ntabwo ari nk'abagiye gukama ngo barazirika amaguru kameme amaboko n'amaguru n'igihimba n'umutwe babiri amvuma kuko ari kwiruka ya ballon barayishibuye ikubise ku kuboko kurambuye urabizi ko afite umuhondo n'uzamura undi umutuku ni situation yo gushyira ikipe ku bakinnyi 10 contre 11 that's not fair sibyo umusifuzi y'umunyabwenge muri common sense ntabwo usifura nk'irobo ndakubaza akabazo kamwe you judge what should ese uyu mutuku ikindi iyi kado maye Bayern iyi reward maye Bayern ingana nikosa ribaye naho ribereye n'ikiguzi bisaba kugira ngo ikipe ikibazo cyanyuma riga ni kugira ngo twumira kwizigira ubwo yitanze tuvuge yayitanze yaterwa amabuye oya nicyo nshaka kumva no ngo itegeko ryamwemerera ko yatanze ikarita ya kabiri y'umuhondo ariko muri efamo wa Mukota bazamuhanira ko cyase bazamubwira ko mu kwigenzura ko amanota yazagabanurwa n'iki azagabanurwa nuko twakohereje nk'umuntu ufite ubwenge wakora icyo bita kwinterpreta itegeko ntabwo itegeko ko riba ryanditse mu bucamanza ni itegeko riranditse mu nyuguti ariko barikora icyo bita interpretation bakarihuzana scenario yabaye urugero ushobora kwica umuntu bakagufunga amezi 6 je nica umuntu bakankatira imyaka 10 si ibintu bishoboka bijyanye nuko namwishe nuko wamwishe twese icyo twakoze umuntu aracyari hose yageze rusorora arashyinguye byarangiye ikiriyo cyabaye abanyweye ya fanta bayinyweye banakarabye banatashye tugiye imbere y'umucamanza kuki umwana mukatira imyaka 10 n'amezi 6 ni ikintu cyabaye cyatumye uwo muntu umwica cyangwa se ni cyanteye kumwica mu rugo hari n'uwo bakatira sibyo interpretation ivuga iki ntabwo ari uko umupira ngo yawukoze ndabizi nawe urabizi ariko se in which situation yatakaga porteur du ballon so yari afite undi muhondo ikintu naba nkoze nzamuye undi ni ugushyira abantu muri situation y'abantu 10 icyo gihano ni kingana nikosa ribaye naho ribereye that's not fair kwizigira byumvikanye byumvikanye hari nabo nabonye bavuze ngo none ko Kamavinga bamuhaye akabiri reka nako tubanze tugaclearinga kuri Real Madrid Kamavinga ha umuhondo wa mbere nkuko Nuno Mendes byabaye Kamavinga yakoze amakosa 2 imbere y'umusifuzi Kamavinga burya yakoreye kosa umukinnyi wa Bayern ubyibuke Kamavinga koze ikosa umusifuzi yarasifuye gusa Kamavinga itakora ikosa rya kabiri ryo gukora icyo bita gutinza umukino yatwaye baro icyo mu gitandukanye yanze ko bayikina delay in the game nta makosa 2 rero wowe you did a foul ndasifura sinaguha umuhondo none uterura baro uhita ukora ikosa ryo kudelaying umukino in other words ubujije Bayern gukina umupira icyo niko yaranabimweresa ahise amwereka kabiri kubabibonye ko yahise azamura intoki ebyiri zino ndende amwe ati kabiri
in other words ukoze iri kosa imbere yanjye maso yanjye Aho niho bitandukaniye. none uhise utwara baro delay in the game ni kosa rya kabiri punishment Siyo kwikosa no ryabereye muri penalty kwizigira. Uwo ntacyo mwanze gutanga umuhondo kubera ibyo riganasobanuye kubera ko nta danger irimo nta kinani. Noneho murongeye murawufashe mufatiye mu ruga rw'amahina mubikoze kimwe. Kuki mutaduhaye penalty impamvu penalty Bayern itayihawe ni amategeko ya IFAB arasobanutse cyane. Iri tegeko ry'umupira w'amaguru rivuga ku kintu cyitwa handball, uburyo nyine abantu bakina umupira wakinnye, uburyo ahanwa iyo umuntu yakinije umupira amaboko. The laws of football say it's not a handball. itegeko ry'umupira rivuga yuko umupira utakoze ku kuboko cyangwa se nyine udahana If hit on the hand or arm by the ball, which iyo has been umupira wigenda cyane Yego. iyo umupira ukoze ku kuboko cyangwa mu kiganza yego by the ball which has been played by a teammate, iyo umupira utewe n'umukinnyi mukinana unless mubanze mu byumve iyo Yego. umupira utewe n'umukinnyi n'umukinnyi mukinana. mubanze mukumve neza Yego. none wumva exception nayo yagoye abantu Yego. aha keretse gusa Unless the ball goes directly into the opponent's goal. keretse iyo umupira wajyaga mu izamu Yego. rya Paris Saint-Germain. Rya Yego. Paris Saint-Germain. in other words reka tubishyire mu kinyarwanda cyoroshye mubyumve neza nta mukinnyi ukoresha uwo bakinana penalty byumvikane neza nta mukinnyi ukoresha uwo bakinana penalty byumvikane nicyo kinyarwanda mu gihe yakoraga umupira ku izamu ryabo awohereza Awujyana ku izamu ry'ikipe Ikipe bahanganye. niyo scenario yabaye Yego. umupira wa clearinzwe n'umukinnyi wa Paris Saint-Germain awukura ku izamu rya Paris awujyana ku izamu rya Bayern mu kuwutera mugenzi we umukubita ku kuboko turacyari muri common sense njyewe ndi Wao Neves ndi ikigoryi bingana iki ku buryo nafata umupira n'amaboko kandi uri kuva mu izamu ryacu utari kurijya Kandi noneho mpagaze no mu rubuga rwa penalty. keretse uri kujya mu izamu ryacu ho bavuga ngo nabuzaga ko winjira mu izamu ryacu Yego. yaba ari umukinnyi wanjye waba ushose wenda tuvuge awushose wenda arimo Ashaka kwitabara kuwugiza. ariko mbonye ugiye kujya mu izamu wenda yari awuteye nabi ushyiraho ukuboko cyangwa se n'umukinnyi wa Bayern wari uteye ujyana mu izamu ushyiraho akaboko ariko baro turi kuyisohora iyo niyo bita common sense Kuvuga ngo uriya mupira witerwa n'umukinnyi wa Bayern. Neves akawukora ngo byari kuri penalty. nabwo ari kuwusohora hari igihe umusifuzi ashobora no kutayitanga ni logique ari yumvikana. kuyisohora erega wumva nawe ari kuyigarura mu kibuga cya Bayern hari igihe atayitanga kuko mu bintu bituma batanga penalty hazamo na direction ya Direction ya Bayern. Bayern. none se bari kujya Hanyuma- bari kuva ku izamu ryacu none se ngoze penalty gute kandi bari kuva ku babihana izamu gute rero? Hari igihe babihana. Ni ukuvuga ngo iyo unless the ball goes directly into the opponent's goal, all the player scores immediately afterwards, in which case a direct free kick is awarded to the other team. Uvuga ngo batanga kufra iri direct. Uvuga ngo icyagiye wavuga ngo opponent ndimo ndakiriyaringa umupira noneho mugenzi wanjye ahise amufatisha akaboko, icyo gihe batanga direct free kick. Aho yabiri hose. ese mbibutse indi scenario yabaye tujya kuyanyuma muribuka ko ejo bundi Barca ikina na Paris Saint-Germain na Mini ikina na Atletico Retro mu Champions League umuzamu yapashe umukinnyi wa Atletico agafata umupira n'amaboko kibatanga penalty umuzamu agupashe n'amaguru muri box aguhereye baro muri box ayigwaye ipashije n'ukuguru wowe uyifashe n'amaboko umusifuzi niyo yatanze penalty kubera iki baravuze ngo yari gutanga penalty ntabwo natanga penalty ku muntu hawe umupira na mugenzi we yego itegeko rivuga ko ufatiye baro n'amaboko muri box yakabaye penalty ariko se mu by'ukuri mu nyurabwenge yashakaga ko babatera penalty no ibyo rero ni kosa umuntu ashobora kwibeshya wenda ko atageze concentration ariko ibyo ntihita uvuga ngo penalty ni ikintu gihindura umukino penalty nemera cyo kora bibwe Bayern hari baro nko ku minota 87 gutyo yatewe na Konrad Laimer ikurwamo n'umuntu witwa Wao Neves n'ubundi iyo yajyaga mu izamu ni baro bazamukanye Bayern Davis arayigarura Konrad Laimer arayishota rimwe bayikuraho Konrad Laimer arayisubizamo bwa kabiri n'imoso Wao Neves ayikuzamo
ukuboko Kadija amakuru iriya yo agezweho. ni penalty hariya ho umusifuzi ntabwo yabaniye bayani hariya ho yayibye Kadija amakuru Iyo agezweho yo mu ikora isaha ya kabiri penalty.